Yes, ngaye ngo korero ibindi byagaragaye Lorenzo bitishimiwe ngo n'abareyo no buryo umutoza wabo ngo yaturitinzwe cyangwa se yafashwe kuri la match ya peri unabonye usa nk'umuntu wabikurikiye byagenze gute kuri Robertinho kuri social media abantu bagira ibitekerezo byinshi nanze kubisobanura cyane ntabwo nkunda kwandika cyane ibintu byinshi ariko umva uko incident y'ugusuzugurwa kwa Robertinho yagenze. Robertinho yazanwe kuri stade n'uwitwa Muhawenimana Claude umuvugizi w'abafana b'ikipe president w'abafana b'ikipe ya Rayon Sport yazanye yari kumwe n'umutoza umwungiriza ndetse kandi n'umutoza w'abazamu Mazimpaka Andre yabinjirije ku irembo ry'abanyamakuru niho babemereye kwinjirira baza kwicara mu itangazamakuru. By the way ejo aperi ntabwo yari yatanze intebe muri media zone ntekereza ko saza watwaye ibikombe navuga ko ari umutoza ubashwe hano mu Rwanda kurusha abandi kuko umva niwe mutoza wakoze ibintu bihambaye mu bahari ikipe ya Rayon Sport ajyana mu matsinda Champions League bitarabaho kuri ekipe yo mu Rwanda afata ikipe ya Vipers muri Uganda ajyana mu matsinda bitarabaho kuri Vipers afata ekipe ya Simba arayitoza ari ekipe ikomeye atosha ikipe y'u Rwanda niyo profile nini umutoza y'imyaka 62 kwikirwa 700 na kuri Instagram ni numwe influencer ndetse no kuba n'umutoza umunyamahanga ese ari umunyamakuru kurekerwa n'abantu bangana gutya mu Rwanda idese ntawe ahubwo companies da Robertinho akanyenyeri ngo azamamarize ibyo ni entre les guillemets
cyo nibajije uretse gatonsoza niyo cyaba cyarabaye icyo kintu behind cyangwa hanze y'ibisanzwe by'umupira umbrella toma yitwa fair play kimwe mu byatuma Robertinho hari amakuru abona kuri APR babonye uburyo babikumira babikora ndanabizi neza ko na Rayon Sport ibonye opportunity uburyo bwo gutuma umutoza APR atagera amakuru amenya kuri Rayon babikora ariko kuri inshuro deja yagezemo batumye ageramo nibyo ndi kuvuga njye sinshyigikiye ko wakwicaza umutoza hasi tureke na Robertinho n'undi muntu wese wiyubashye ko Robertinho ari yubashye pe ntabwo ari umuntu wo kwicazwa hasi biranasa na bya bindi bavuze rega byo kwicara hasi kuri esikariye cyane ntabwo byiyubashye Robertinho ndabona hari abari kubigira nk'ibintu bisanzwe ariko hari ubwo ngo kukize ngo atashyira ikibuno hasi ngo akicara abantu baratandukanye Robertinho ntabwo ari mugenzi wawe Robertinho ni umusaza w'umusaje w'imyaka 60 naso kwicara hasi sibyo cyo sicyo nawe icyo nekereza rero Rayon Sport kizaba kiza ubutaha na APR dusoza kuri iyo ngingo League kugira ngo akantu katazagaruka batazongera no kugapfa nje nane nakubwiye muri match nje sinarenganya bounce mpamvu narenganya bounce nje bamuha amabwiriza ntago nayarengaho no mu bounce ikibazo ariko ntabwo ari ntago ariwe ikibazo ni protocol ubutaha rero Rwanda Premier League ndatekereza yuko ibi bintu bipfira mu bantu bari mu nzego zo hasi niba unanabyumva ibyo muri rero byakozwe nande Jean Paul ntago byakozwe na president wa Rayon muri APR byakozwe nande ntago byakozwe na president wa APR cyangwa na chairman wa APR icyo gukora ni Rwanda Premier League kakare akantu nabonye arana hicaye umuyobozi wa Rwanda Premier League Haji Mudaheranwa nakantu ahita abwira Brigadier General Deo Rusanganwa chairman wa APR akamubwira ati aka kantu kugira ngo tutagira isura mbi ibintu bikaspekira areka toye burya amakipe yombi ya APR na Rayon bakwiye no kureba bakabona bazajya boroherezanya mu tuntu tumwe na tumwe dusanzwe kugira ngo bigira akantu k'akayimaje keza iyo fair play igaragare ibyo ni ibintu nekereza ko ndabizi ko abayobozi b'amakipe batwumva niba batanatwumva ubabikase ubu hari n'abamaze gushyira Lorenzo ngo yakashije APR abandi batuyungu bari kuvugira APR ariko ndabizi ko biri bubageraho nibibageraho icyo twazamura iyo ngingo mubwira abo bantu bashinzwe za security n'ibiki boroherezanye ni ibintu bito umupira se ni ibintu babikarange hari akantu tugomba kumenya Rovuyanga umupira ntabwo ari urupfu n'ubuzima ku buzima bw'igihugu abantu ibyo bintu ntabwo bajya byibuka umupira ntabwo ari ukuvuga ngo hari umupaka w'u Rwanda watewe reka
umupira ntabwo ari ukwanga ibicurongo by'ibiryo byazamutse shwi. Umupira ntabwo ari ukuvuga ngo umupira ni ikintu kibera mu marangamutima. Nta gifu kikurya ngo ikipe yatsinzwe, tujye tubyoroshya. Hari n'abantu usanga bakwitanye amacupa mu kabari ngo uri umureyo agasanga agiye kumwica, aza uramwicira iki? Nta kintu, ibi ni ibintu bisanzwe, ni amarangamutima, ni ibintu tubamo. Tubyoroshye, tureke kubigira intambara. Ibyo rero byose ubuyobozi bwa peri kabishywa harimo n'umwerega, ntukabone ngo ekipi iri kurekura abakozi bangana kuriya. Harimo n'imo utuntu ndatekereza ko message ibintu bigaragaza image yeka yuko ntabwo nta fande haje bari kutwumva icyo kintu gitangaho umurongo. Nta Kapiteni gikomeye kirimo. Kapiteni Debora, director wa finance muri APR, nyaka yuko ari wasimbuye Jorogine, niwe wakabaye ari mu bintu bya protokoli anabireberera, ubwo message mugereho. Security officer retired, sergeant retired Kayitare, nawe ubwo aze kureba nyine aho yakosora bigenda neza cyane. Ubundi APR irimwe amakipe yakira abantu. Ibyo Rayon Sport tuvuze namwe ntimuzabikore mushaka kuvuga ngo natwe turabishyuye. Ntabwo ari classe y'amakipe manini, tujye muri action college, classe y'amakipe mato.